nawe hano kugira mukuru ariko nihangana niyo mukecuru wawe no gusimbuka muri korali tugira reka pasiteri nawe bamushimire amuhereze impano ye reka duhamagare Mukandori Mariya umwe nawe batangishije korali natambuka se pasiteri Jonas amushimire reka kuze Marita amuhereze impano ye tugeze rero ku muririmbyi ufite amateka yihariye yitwa Mukamazimpaka Dansire mwarakoze kuba ijambo rwanda baririmbye mu izina ry'abapasiteri bose n'abana bo twabize imbere twategereje kandi muri bahagarare tukabariza icyemezo cyo kubashimira tubashimira mwakoze imana y'ubujiro izabagirwa mukecuru Olida intego y'uyu munsi ubundi uyu munsi wabaye umunsi wo kugaragaza ku mugaragaro yubire kwizihiza ku mugaragaro yubire y'imyaka 25 korali maze itangije umurimo w'ivugabutumwa ni Imana yatugiriye ubwo buntu ariko kandi byo twabikoze ntabwo twashaka kugira ngo dukore iyo bire yonyine twashatse kugira ngo twamamaze imirimo Imana yakoze muri iyo myaka yose ubundi Imana igiriye umuntu neza niyo yaba ari wenyine ku giti cye umutima we ntabwo wihanganira kutashima Imana
dushime Imana kucyubahiro. Haleluya. Uyu munsi dufite ishimwe rinini kuko twabivuze ni umunsi wacu w'agaciro cyane kuko Imana yaturinze kandi ikaturindira umurimo wayo. Korali abarindiriye kuko twabivuze ni korali ifite amateka manini, imyaka 25 urugero rwayo rwose ntabwo twavuga turi hano tuzagaragaza, ariko muri urwo rugendo kugeza uyu munsi kugeza uyu munsi turashima Imana. Ntabwo tujya tugira amahirwe yo gukora ibintu byinshi ngo tuzishyire hanze, zaba iz'amashusho cyangwa audio, ariko turashima Imana ko tumaze kubona indirimbo 3 gusa, ariko nazo turashima Imana ko byavuye muri Kristo. Indirimbo 3 witwa Ntayimana, bitwa Haleluya, bitwa Dufite Ijambo. Turashima Imana ko dufite ijambo. Haleluya. Dufite ijambo, dufite haleluya, haleluya. Tudatinze uyu munsi twatekereje ku bantu benshi twashimye, ariko tubona ntabwo byakunda bitewe n'ubushobozi cyangwa se n'umuteguro w'uburyo twabikora, usanga byaba birebire cyane. Ariko reka dushimire mwebwe mwese mwaje, reka dushimire abaririmbyi bose baririmbye muri korali, abaririmbiriye bari hano n'abadahari. Umusanzu wabo mwabonye ko tugeze ku musanzu mwiza bitewe n'umusanzu wabo. Turabashimira ubwitange bwabo. Hari abashatse bagiye hirya, hari ababonye akazi bari mu ntara hirya, hari n'abavuye mu murimo bagiye muri izindi gahunda z'isi, ariko nabo hari icyo bari bakoze. Turabasengera bo kugira Imana izabitura ubugingo bwabo. Hanyuma hari abaririmbyi dushaka gushima. Imyaka 25 dufite abaririmbyi bamaze iyo myaka batigeze bava mu murimo w'Imana. Abo bantu bakwiye gushimirwa abayobozi. Kumara imyaka 25 urindiriye mu murimo w'Imana, igeragezwa, imisanzu, ibibazo, ibigerageza, intambara, ariko twatekereje kubashimira abo baririmbyi. Turagira ngo tubahamagare, turimo gusaba umushumba wacu igere hino, dusabe n'umushumba Emmanuel, dusabe n'umushumba Gitambo Jonas, baza badufashe gutanga certificat. niko twayivuze, ni icyemezo cy'ishimwe dushimira abaririmbyi bihanganiye umurimo w'Imana kuva korali itangira, batotezwa, bihangana, bambaye ubusa, batarya, ariko bikaba bigeze ku rwego rukomeye urugo. Reka duhamagare uwitwa Mukamana Donatille aze hano tugikirize impano ye. Arazana n'uwitwa Mukantegare kandi nawe nakomeze atambuka hano. Turahamagara Mukamurigo Françoise, yabaye dirija w'korali imyaka igera kuri 20 hafi. Nigire hino tumushimire, kandi arayihabwa na Pasiteri Jonas amushimira. Naze bose dirija dirijante wacu nacyari dirijante iteka ryose, Imana iguhesha, Imana izamure imirimo yawe. Reka dusabe witwa Ngaruka umubare natambuka se hano nawe tumushimire. Reka yikirizwe na mushumba Manshimwe. Reka duhamagare witwa Kakuze Marita atambuke. Ni umukecuru ufite imyaka myinshi muri korali, ni nawe hano nyine ngo tugira mukuru, ariko nihangana niyo mukecuru wawe niwo musimbuka muri korali tugira. Reka Pasiteri Emmanuel mushimire amuhereze impano ye. Reka duhamagare Mukandori Maria, umwe nawe batangije iyi korali natambuka se
pasiteri Jonas amushimye yika kuzamarita kwezi nawe tugeze rero ku muririmbyi ufite amateka yihariye yitwa Mukamazimaka Nasire umuririmbyi wabaye gukora yacu aba hano mwese muramuzi yaba umuririmbyi wagira ishaka ryo kuzinduka ryo gusurana abarwayi ntabwo narorora imirimo ye muramuka ko yakoraga umurimo wo kwigisha abana ku cyumweru ni umubyeyi w'abana muri iyi minsi rero hashize n'imyaka itari hasi y'itanu yararwaye pararize ubu araryamye aho aryamye ntabasha kuza kubana nawe ariko ni umuririmbyi wacu dukunda kandi tuzirikana watangiye umurimo muri korora abarindiriye ntabwo tukiririmana kuko atabashije ariko turamuzirikana n'umukozi w'Imana turagira ngo dusabe abana be famille turagira ngo dusabe Muhirwa aze hano Rukundo aze hano na Ntibiramira baze hano abana be yareze yabyaye baze tubashyikirize impano ye baze kubishyikiriza umushinga mutereka baze gushyikiriza nizere ko bari hafi bihangane baze umwanya w'umukecuru turamuzirikana turamwibuka imirimo ye myiza Imana yo yizirikana nimuze hano mutambuke cyane hano mukomeze muze hano tubashimire Imana ibahe impano twageneye umwe mu bayobozi bagiye banyura turi imbere yabo ibiganza byabo umwana yavuka agira uburyoherwa birabashumba agira umuhereza uri imbere birabashumba adufasha mu bijyanama adufasha mu masengesho adufasha mu buryo bwinshi turagira ngo tubashimire pasiteri Jonas mwarakoze kuba ijambo rwanda baririmbira ni mu izina ry'abapasiteri bose n'abana bo twabize imbere twategereje kandi muri bahagarare tukabariza icyemezo cyo kubashimira tubashimira ariko mwakoze Imana y'ijuru izabagirwa mukecuru Olida uzirwe ushimwe turabakunda cyane Imana ibahumuje impano izo twateguye uyu munsi Imana yabageneye itorero rya Ntibiramira bibaze haleluya uri kuvuga ko ari ababyeyi batubyaye batubyaye dufite amahirwe y'uko umunsi turi kumwe umushumba wacu pasiteri ay'amatorero Jean Pierre umushumba mu magambo menshi tutabona uko tuvuga mu marangamutima tutasobanura mu mateka maremare y'urugendo rw'imyaka 25 korora abaririmbyi iri shimwe ikibazo cy'ishimwe tubahaye ntabwo ari icya pasiteri gusa ntabwo ari icy'umukristo wenyine ni icyemezo kigera ku mukristo wese umunyetorero wese wagize uruhare ku mibereho n'imizamukire kugira ngo abaririmbyi
izina rya Yesu Kristo. Murakoze cyane, nanjye ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Turagira ngo utangire wibwira abantu baduteze amatwi muri kano kanya. Imana ibahe umugisha. Nitwa Munyentwari Jean de Dieu, ndi umukristo ku itorero rya ADEPR Batsinda, nkaba ndi umuyobozi wa korali hari yitwa Abarindiriye. Imana ibahe umugisha. Imana iguhe umugisha nawe. Watubwiye uti ndi perezida wa korali yitwa Abarindiriye. Ese iyo korali ikorera muri ADEPR hano Batsinda bimeze bite? Iyi korali ni korali ifite amateka maremare, kuko ikora umurimo w'Imana hano kuri ADEPR Batsinda mu karere ka Gasabo, ubwo ni muri paruwase ya Gasave mu mujyi wa Kigali. Ni korali yatangiye mu mwaka w'1997. Ni korali kugeza uyu munsi yuje imyaka 25. Muri makeya ni korali yatangiye ifite amateka yoroheje, amateka mato rwose, ariko kubera ko ni korali yinjiye mu buryo bwo gusenga bw'amasengesho Imana yahamagaye. Ibyo rero byatumye kubwo gusenga, kubw'umuhamagaro, kubw'amasezerano y'Imana yaragiye yaguka, imariye imyaka yose, izamara n'indi yose izabaho, kandi Imana igenda izamura mu buryo butandukanye, imirimo n'ibitangaza bigenda bikoreka. Wumva kuva icyo gihe kugera umunsi n'urugendo rurerure cyane. Uti kugeza icyo gihe kugeza uyu munsi n'urugendo rurerure cyane. Nkuko nabyumvise igihe muvuze yagireho imaze imyaka 25. Ese intego y'uyu munsi mwe mugamije iki nka korali yanyu? Intego y'uyu munsi, ubundi uyu munsi wabaye umunsi wo kugaragaza ku mugaragaro yubire, kwizihiza ku mugaragaro yubire y'imyaka 25 korali imaze itangije umurimo w'ivugabutumwa. Ni Imana yatugiriye ubwo buntu, ariko kandi ibyo twabikoze ntabwo twashaka kugira ngo dukore iyo bire yonyine, twashatse kugira ngo twamamaze imirimo Imana yakoze muri iyo myaka yose. Ubundi Imana igiye umuntu neza, niyo yaba ari wenyine ku giti cye, umutima we ntabwo wihanganira kutashima Imana. Ibyo rero byatumye natwe dutekereza ko tutareka gukora umunsi nk'uyu, tugategura igiterane cyo gushima Imana, kugira ngo tuvuge imirimo Imana yakoze muri iyo myaka yose, nubwo utayivuga ngo uyirangize, ariko nibura unyuremo muri make, n'Imana ibone ko wazirikanye ibyo Imana yakoze muri icyo gihe kingana gutyo. Kandi dufatikanye noneho no gushimira inshuti zacu, abatubaye hafi, abadushyigikiye, abatugira inama, abadusengeye, nubwo wenda abadusengeye bamwe tuba tutanabazi, ariko murabizi ko korali itiyubaka, ibifite uburyo yubatse. Hari uburyo bw'imiririmbire bikorwa n'abaririmbyi, hari uburyo bw'amafaranga kugira ngo babe ibikorwa runaka bibashe gukorwa. Ibyo ntabwo korali bikora, abaririmbyi babikora bonyine, bagira abafatanyabikorwa. Hakabaho n'ubundi buryo rero bw'umwuka korali igenda iterwamo imbaraga n'inkunga n'ubuyobozi bw'itorero. Numva aho ngaho nabangarukirije. Kuki mwahisemo kubyita yubire ntimubyite isabukuru? Kubera iki yubire? Yubire ni igikorwa kinini kandi cyagutse. Isabukuru ushobora kuyikora buri mwaka, birashoboka, ariko burya iyo birenze umwaka 2, 3, 5, 10 bikaba 15 bikaba 20, bikaba 25, ntabwo kiba ari ikintu gitoya. Yubire ni ikintu cyagutse, ntabwo wakigereranya na anniversaire, nubwo byose ari byiza byo gushima, ariko yubire ngira ngo ni ya anniversaire 25 bakombiniye hamwe. Ni ibintu rero biba biri bigari, ntabwo ari ikintu gitoya. Niyo mpamvu bisaba kubikoresha imbaraga kugira ngo ube wabasha ku nubwo utageze imbaraga ahantu hose, ariko ibishoboka byose ubashe kubikora. Kandi nabonye mu by'ukuri Imana yadushyigikiye, ibyo twifuzaga gukora Imana yakoze birenze ibyo. Igiterane mwaragiteguye, twe twabonye cyagenze neza, ariko ntabwo twagiteguye, ntabwo tuzi ko mwagiteguye. Ikindi mu bigaragara mwahisemo gutumira korali y'Igisenyi. Twangira ngo tubabaze, ese kubera iki mwateguye iriya korali, mwatumiye iriya korali? Ese ikindi kibazo, ese uko mwifuza ko igiterane kigomba kugenda niko cyagenze? Twifuje gutumira iriya korali, ariko ntabwo ari izo nshuti zacu tugira gusa. Korali nyinshi cyane tufitanye umubano, nta nubwo byoroshye kuzitumira icyarimwe ari ibikunda. Kandi twagize amahirwe natwe, n'ubwenda navuze ko tutaragira ibikorwa byagutse cyane byajya kuri social media yenda ku rwego nk'urw'andi makorali menshi njyambona, ariko twagize umugisha wo kugira inshuti nyinshi zitandukanye zirimo n'amakorali. Kuba rero iyo twahisemo birumvikana
ni uko ariyo mutima wacu waguyeho, n'abandi twifuza ko baboneka, ndetse twanatekerezaga ko baboneka mu minsi 3 nkuko imiterano cyari ifite iminsi 3, ariko dusanga ntabwo biri buze kwemera bitewe n'amagahunda menshi yarahari. Ariko mu by'ukuri iriya korali niyo twahisemo kuko icya mbere turayikunda, dufitanye amateka, dufitanye ubumwe, twagiye dusurana mu buryo bumwe n'ubundi nk'abayobozi tujyayo nabo baza. Niyo mpamvu rero tujye tubatumira, ariko n'abandi nabo tuzabatumira mu bindi bikorwa bizaza kuko dufite inshuti nyinshi, ntabwo twabatumirira icyarimwe. Murakoze. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, igiterano cyanyu mwatubwiye ko mwitwa korali abarindiriye, ariko iyo korali muri make ntabwo twari tuyizi, sinzi nimba hari n'abantu bayizi. Ese muri gukora iki kugira ngo korali yanyu ibashe kumenyekana mu Rwanda ndetse no mu ruhando mpuzamahanga? Hari umuririmbyi waririmbye icyo nshaka, sinshaka kumenyekana, ahubwo hamenyekane Yesu wenyine abari wamamara. Twebwe ibikorwa dukora hano ni ntabwo dushaka kumenyekana, ahubwo icyo dushaka ni ukugira ngo izina rya Yesu rimenyekane, wenda rimenyekanire muri twe, ariko icyo dukeneye ni uko izina rya Yesu rimenyekana, abantu bakamenya ko Imana ikora, Imana ibaho, Imana ikiza, Imana itabara, kuko muri twe harimo ibintu byinshi Imana yakoze bitandukanye. Harimo abantu Imana yagaburiye bari bashonje imyaka myinshi, ariko kubwo kwihanganira ko umurimo w'Imana, Imana ikabaha amasezerano y'ibyiza bakabyihanganiramo kugeza igihe Imana batabaye ikabagaburira. Hari ababayemo bakodesha amazu, Imana igenda ibatuza. Hari ababayemo nta bana bagira, umuntu akaba afite nk'imyaka 8 nta mwana aragira, ariko twasenga Imana ikamugira neza, ikamuha umwana ndetse ikamuha n'undi. Hari ababayemo Imana yashingiye ingo, bakoze ubukwe mu buryo butandukanye. No kuvuga abari imirimo myinshi, hari abarwaye barembye cyane ubona ko ari n'urupfu ruhari, ariko Imana igenda ibakiza. Ibyo byose rero ni ibintu tutakwihererana kuvuga. Niyo mpamvu rero iyo tubyamamaje tukabibwira abantu, niyo mpamvu iriya ntego ivuga ngo mwamamaze Uwiteka, muvuge imirimo yakoze mu mahanga, kugira ngo iby'Imana yadukoreye tubimenyeshe amahanga. Kuba rero mwaje, icyo ni kimwe dushimye Imana kugira ngo ayo makuru agere hose, byo turabibashimira. Ariko kandi no kubigikorwa tugikora dutegura igiterane ko ari kugira ngo ari bagenzi bacu duturanye nabo bamenye neza imirimo Imana yadukoreye, ndetse n'abandi bazumva ayo makuru bazamenye imirimo ya Yesu. Murakoze.